Ngiye papa Gasaro kandi nkubonye umukozi akaboko nkorakora se nkorakora ngende ndakorakora namuzanye hanga se ngo mukora mwese ni nka nkorakora ariko kugira yawe reka ninywera ariko yewe najyaga ngira ngo ni agacupa konyine kumbi nibyo byawe cira birarura cira birarura ikibazo hari icyo ngize kandi ninjiye mbona umukabakaba ego mwana ariko we papa Gasaro ari we nk'abakaba umwana nk'uyu kandi mbonye uri kumukabakaba ariko bagabo murebamo ndamukabakaba se n'inka ubwo uramurebye urebye imisatsi ureba ibitendera ku matwi reka sinakubwira uvuye mu byo wari urimo uyu mugore ni ivuta ryanjye ari we iyi ni ivuta ryanjye ari we sinzi ukuntu wumva rero ayo mavuta nanyanyagiza ahangaho ukabakabi garura izo ntoki hano ariko se ngeze garura ariko abagore b'iyi minsi ahubwo ntuge no kuvuga ureba hano haruguru vuga ureba hano vuga ureba hano aka si akarengane soni aka ni akarengane se nadiya arakukomera iki ko nabonaga ameze garura izo ntoki hano ariko uzijyana ariko se yarimo kukomorera ibi icyo nkubwiye rebesha n'intoki hano nguyu mubaze ntabwo nshaka ko intoki zireba haruguru reba hano n'intoki zawe zirebe hano yararimo kubwira ngo ukira numva ibyanya ari hatari hari ikibazo sibyo namubwira gase nyine kwitanguranwa se waretse akambwira nyine rero ndi kumubaza iwanyu ni hehe ko ntari nsanzwe nkubona muri iyi karitsiye waretse akavuga ubundi ukavuga yari gukubwira ngo ukirata nawe kubwira hari ibyo ntabwo nakubwiye ko ari inshuti yanjye se urumva yakubeshya mbese ubwo njye si inshuti yanjye ngaho nambwira nyibwira rata nawe sanana niyemera twari umuyamenye ese nuko nguko nabyo ni ibibazo ibi bintu ni ubwa mbere mbibonye najyaga ngira ngo inzoga nizo zababasa ariko ndabona ntazi ari we ubwo wasanga naho munywera ari uko muba mumeze uyu mugore ntacyo namwima namuhaye buri kimwe muha televiziyo muha intebe muha igitanda muha igikombe muha tirimusi muha amasafuriya muha ibihiko warangije se ndangije muha n'umutima wanjye kuki atari cyo wahereyeho urashaka kuki atari cyo wahereyeho kuki atari cyo wahereyeho ayo masahane n'amateleviziyo n'ibitanda n'ibiki mwana wa ndakoresheje genda ubisubirane uwo nshaka ni wowe ibyo bindi uri kuvuga genda ubisubirane gutya abagabo barengana ari we gutya abagabo barengana mbega urarengana ayiga mana we gutya abagabo barengana nadumbera umugabo ngo ako ntabwo waba umugore uri umugore nawe mwese muri bamwe mwese muri bamwe none ngire neza hari ikibazo nk'iki ariko ubundi ko nakubwiye ngo urebe ahangaha uri kureba haruguru urareba iki uri kuhareba iki urambangamira mama gaza urambangamira mva rero kambabwira ndumva nabaye ikibazo hari ikibazo nkugize mwana we ndumva nabaye ikibazo hano kambareke ngiye nitahire mama gaza nzagaruka hano ugiye tuza unamugeza hano ugiye tuzavugana ariko se biti igendere arewe sawa ko akabagore mwabaye sawa kabisa niko arewe ngaho mbwira rero ubonye umukobwa utaye n'urwanyi wabwenge se kurusha ubwiza uriya muntu afite amajipo urumva ni nk'ay'inkonjo afite amabuno ni nk'ay'imbata urumva ntabwo wabona aho ushyira igitenge nkawe umugore wanjye rega niwe vuta ryawe ubwo utabivugaga ataragenda kuki utankoragaho akiri ahangaha nkajya mbona uzamura reka da n'ibyandi byanjye byo kumva wari urimo urya ngo umenye ngo warya ariko rabyende ugira gutya ureba haruguru wari wabaye urukebu bagira ngo sinakureba gute se yewe ngiye papa Gasaro niyahaye ibyo tubyihorere wasanga ari n'umudayimoni uduteye mwese nabya Yesu wanamunganye ibyo mbavuga izi ntonganya ntizizongere zizajya ziba nta mwana uri aho ngaho si wowe biteye urumva habaye hari umwana ni wowe wabisobanura neza wasobanura uburyo ndabizi wanteranya n'abana aho yabasa ariwo wanteranya nabo kugira ngo matiko kandi twebwe kandi ari wowe ubizanye
aho nyumve papa Gasaro barengana iteka ryose isi iki gipeso cyagiye ubwo ugiye kuva ngo umukobwa wagiciye nese ubwo nabwo nuriya mukobwa nese harya ubwo wambaye uzi kureba umukobwa pime nk'ibiro nka 300 urabona namushobora twamungana uriya ntabwo iri kare naterura ntabwo iri ari gategori yawe rega jya ubyemera ndabizi wawe iriya ntabwo ari gategori yawe ariko uri cyakora cyo abazimu baba mu bagabo urandakaje abazimu bagabo mugisha ntibaba ahandi ku izina ry'Imana ariko ntakosa tugize wari utagiye ahubwo ndumva kumera amababa rangura akantu kuko ntako narinyweye garanshiranye ewe ngurira kandi kuko n'ubiteye so uri mu makosa mbega papa Gasaro ni hano rero igipangu wacu negekemo ni hano ubu ari kure wishimiye kuza ni hano rero nibera karibu ni hano mu rugo karibu mwicare ni hano nibera ni ahantu heza cyane nibyo naha rero ubona kubwiraga n'umushiki wanjye kugira ngo naryame ahari urakomeye ariko ndakomeye ndashima Imana nawe mfite ubwuzu ndabona ukeye umeze neza nawe no ubundi duhura hari haruguru nabona gusa neza byatari nawe no kurasa neza pisha irungu riba ryanyishe ntabwo ryatuma nsa neza oya ntabwo rizongera uzi ko irungu ritera umwera oya ndahari data we n'utuvuta ntidufatane ndahari nzakumara rwose birakoze cyane shaka ndagukunda nanjye ndagukunda shema urakoze cyane karibu rero wicara ugwe neza Nadia yaryamye mushiki wanjye yaryamye abana niwe akazi kawe kamubanye kenshi kuva mu gitondo afuragira ate birumvikana abana niwe Nadia byuka ngwino mubwire ngwino usuze umushyitsi sawa nyaruka zikomeze neza ariko ndashima Imana neza ariko nawe umeze neza nanjye ndahubwo mubonye aho umuntu ushobora kumera neza mvuga ngukumbuye nanjye ngukumbuye cyane rwose hari hashize iminsi cyane cyane rwose mbana hano rero mushiki wanjye nk'uko nakubwiraga abakecuru ba mu cyaro nyine rero ko n'umukecuru dufite wenyine muzehe nawe yaritahiye rero mushiki wanjye arangije kwiga ndavuga reka aze hano abamfasha yakumva hano njyenyine yamfurira agiye gute nagiye mu kazi nyine agasigara ku rugo ariko buhoro buhoro nyine ubwo ngize amahirwe ngenda mbona inshuti nkubona dufatanya nawe mwese twese dufatanya shabyuka mwanza byuka ngwino inusuza umushyitsi wongera urasinzira se agira ibitotsi nyaruka nta twibera ikaritsiye yacu iratuje nta kibazo tuba dufite ikaritsiye nziza cyane rwose nanjye nkunda ahantu hatuje nibyo tuze niwo wa mbere buriya ibintu byose iyo tuje ukabona ugukunda urushaho gutuza cyane ndakwishimiye nanjye pe mu bantu bose najyaga mbona buriya ukuntu ubona umuntu nyine ukabona asa n'ukwinjiye mu mutima niko navuga ukabona umugiriye ubwuzu ukagira kumva nyine uramukeneye kugira icyo mwaganira kugira icyo mwageranaho bikunze ukanabigushimiye rwose kubyumva cyane David nzi neza suhuza umushyitsi
Muraho neza. Mukuru. Nashira hagati sijyamo hagati sha. Wegera umushyitsi bwanure. Meze neza? Bitotsi byakwishe. Ni umunaniro se nkubwira se. Ngiye kubwira ngo umunaniro. Yitwa Nadia. None kubwira mushiki wanjye. Nadia. Yitwa inde? Denise. Sinamukubwiye wibagirwa kubi. Ubona ko bw'umuntu inshuti yanjye. Wambwiye ko ari inshuti yawe. Ako ntabwo wamubwiye ibintu byinshi. Ni inshuti yanjye ibintu byinshi ushaka binini biye. Ugomba kumbwira nyine ubwenge ngo Denise. Nyine ibintu. Denise ni inshuti yanjye nyine. Ni sheri wanjye. Ni sheri wawe. Ni sheri wanjye nakubwiraga. Warebagiwe. Wamwishimiye. Ni karibu. Yego ikaze. Ikibazo rwose. Ubona ko urugo rwacu rero se abantu babiri nta mungana mutya. Ni byiza. Sinzanye umuntu mungana se nawe. Yavuga ngo ngende uruzingo ngo si ngo wajya ngo sindya. Ko muravugaburira buri munsi ngaho mutabyibuha. Ukora nabyibuha. Si ushaka umugane nawe. Wenda we naza akakugaburira wenda uzabyibuha. Nabyo birashoboka. Ugira ngo ungane nawe. Oya ariko ntabwo ari ngombwa ngo ubyibuhe ahubwo nawe nyine ntaye ndagasora agaragara. Ora ndagasora. Ariko buraje ubyibuhe wenda. Abampinga rero ngo nduruzingo ngo wajya ngo sindya. Shara n'undusha kurya kwa mugani uko turazo tudafata hari. Iminsi mike urangana natwe. Umbaze. Ako nizeye ko atari kugenda. Agare usubirije. Mbaze. Icyo kibazo nakigusubiza. Mubaze. Naje nje kubasohora. Ntabwo igihe cyo kuguma hano kiragera. Ariko shatse yarara akagenda neza. Sibyo? Hari ikibazo kurara. Nimwe mu biganiro. Cyangwa nagushaka ko arara. Ya dukunda abashyitsi. Ko abashyitsi ari umugisha. Nta kibazo. Se ntabwo wabiyoberwa nyine ngo wabibizi. Azamutse ibitotsi byashize. Zamu kujya kumushakira icyo ari bumwe. Ikibazo. Ahubwo se njye singiye kubasigana gato. Ngiye muri ya nama. Uratinda? Oya, njye no kugerayo gusa nkabaha ibikoresho gusa ngahita ngaruka. Ko mfite umushyitsi ntabwo najya kumara ya masaha yose munabimara. Nta kibazo ndamwita. Mwiteho rero sibyo? Mwitaho umuganire cyakubaza umusubize nta kibazo. Sibyo? Shari ngiye gusimbuka rero hari inama tugira uyu munsi ariko itangira saa 8 zuzuye. Rero ngiye kunyarukira ariko sindi butinde. Ni udukoresho mfite ndi bubahe bagakomeza ngahita ngaruka. Nta kibazo bangu. Nta kibazo. Sibyo mwite. Ngo musa. Abantu bakundanye. Inzobe nawe ni inzobe. Ahubwo wowe sinza wavutse. Ureba ukuntu usa. Ntabwo dusa. Njye nawe turasa. Turasa humura. Sibyo turasa. Reka ngende. Kuranyuriza amafaranga nta kibazo. Ndaguhamagara ubwo ninguhamagara nyine muri kubwira nta kibazo. Ugeze kuri botike. Nta kibazo. Akiri cyangwa niba ni icyayi cyashaka muri make murabivugana ntabwo bitindamo. Sibyo ndamwitaho nyine. Nyamura mu kazi. Hanya ni muri mu kazi we. Wamenye ubwenge wa muswa. Sire turasubira. Ndaje mu kanya. Sire cyane sibyo. Ndaje ikibazo. Rero hano mbana na brother wanjye. Shaka yari waramuforomye ewan umva. Nibwo bwa mbere numvisha avuga ibyo bintu. Pebune yaratubwiye tireka. Njye nta mugore nzashaka. Abagore bino minsi ni stress ni ibibazo murashaka na ejo akakubwira ngo dutandukane. Ngo nyine ngo abagore ngo baba bashaka ngo imitungo y'abagabo. Ngo sidini njya namba bitanga ama divorce. Ngo mumaranye nk'ibyumweru ngo mugahita mutandukana. Ariko we ntuzababaze bro wanjye kuko ndi kubona mukundana no bwa mbere mbonye uzikare umukobwa wa mbere azanye hano. Niwe mukobwa wa mbere azanye hano. Si kuko na muntu yajyaga azana hano. Kereka wenda abaye yaramuzanye wenda nahari. Ariko ngiye mu gihe ndi hano
nta mukobwa ndigera mbona hano. nanjye boro wawe ndamukunda cyane ntabwo nzamubabaza twarahuye nyine numva nanjye ndamukunze ntabwo nzamera nk'abandi bagore baba bashaka imitungo cyangwa bashaka ba divorce njye ndashaka kubaka kuko ndamukunda cyane kandi nawe nabonye uri umwana mwiza nzi yuko tuzabana. None se mubaze ikibazo uransubiza? Ikibazo nshaka kukubaza ikibazo kimwe ariko umbwize ukuri. Wigeze ushakaho nyine wubaka? Nubatse wowe. None ubwo ufite n'abana? Byiza cyane wenda ubwo wubatseho wenda uzi n'ubuzima icyo buvuze kuko na bro nawe ndatekereza ko ntabwo ari mutoya nawe arakuze ibi nabikoze yabitekerejeho. Uzamubabazire uzamwubahe ubundi ibindi byose bizagenda byikora kandi mu gihe umugumye mukundane nk'urukundo nyine mwakundanaga mutari abana. Oya ntabwo nzamubabaza kuri kumva twarahuye turaganira aza agahinda nakunze agahinda ke nawe aza akanjye ubwo muri make nyine nawe yakubwiye ubuzima yaciyemo. Yarambwiye mba yarababaye bishoboka uziko amaze imyaka ingahera imyaka kuko nagize imyaka 10 nsanga babana ubungubu yari afite nyine kandi ubungubu umaze kugira 23. ni myinshi cyane kumva rero uri kumva icyo gihe nari mfite ngiye imyaka 10 uri kumva rero haciyemo igihe kinini. Ubwo rero uri kumva ntuzababaze musaza wacu ariko mubabaje mama wenyine ukuntu amukunda ibaze rero ni umuhungu we w'imfura aramukunda cyane cyane. Mushobora no kuzabyara twiza uziko nabonye mwese musobanza hari abantu iyo bakundana bamaranye wenda nk'igihe kinini ntabwo nzi igihe mumaranye igihe kingana icyo mukundana. tumaranye imyaka 2. Ariko bro nawe mwibura mwihorere nawe turaza kubonana ibaze ko tubana hano ariko iyo myaka yose akaba atarigeze ambwira ngo hwa ariko humva nijoro ngo mubuze ngo sinabona amahoro Mumba ari kumbwira ngo ninjye kumubikiriza amafaranga ngo hari umuntu agiye koherereza. Ngo yabaga ari uko nta wundi muntu ajya apfa kohereza amafaranga usibye mama wenyine kandi mama arabimbwira. Ubwo ni wowe nyine nta wundi muntu bajyaga baganira nawe pe nta n'uwazaga hano kereka nyine nk'uko nabikubwiye abaye yarahaje wenda mu gihe nabaga nagiye kwiga cyangwa wenda yagiye nabonye stage nakundaga kuzinduka ngenda akaba icyo gihe wenda yaba yaraje. Ako bro wanjye ndamuzi bishoboka ntabwo ibyo nyaruka ko yaramubabaje yaramukomerekeje rero biragoye. nje kumara rero ibikomere bamukomerekeje kuko nabonye ari umuntu mwiza afite umutima wa kimuntu rwose ntabwo nzamubabaza kuko nanjye ndamukunda. Rero n'umusaza wawe nje kumwamara ibikomere bamukomerekeje ntabwo nzigera mukomeretsa kuko ndamukunda cyane. Nzabibara mbibonye kuko nuriya wa mbere nawe niko ngo yaje amubwira. Ubwo rero kangere njye ku muhanda njye gushakira icyo kunywa ahubwo mpuza ubisembuye ibintu bidasembuye nywa fata no mu buzima busanzwe. Kanjye gushakira ndaje nyine ubwonko bw'aba wihanganye ndaje urebe nta kibazo. Muramukazi wanjye nimba ari muramukazi wanjye nimba ari iki ndumiwe. Abandi ba muramukazi w'umuntu baba bakaze bashaririye ndabona uyu muramukazi wanjye we ari umwana mwiza cyane. Ni ubwa mbere mbonye muramukazi wanjye umeze gutya
abandi baramukazi w'umuntu baba bakakaye bavuga amagambo akomeye ariko uriya ameze nka musaza we ndamukunze cyane.